Hello guys, abana ni wa muhungu wanyu ugarutse musore Seti, tugarukanye bang after bang after bang. Ndi kumwe ahangaha ako kwarakaye abana, ndi kumwe n'abantu b'inzobe aburukara kuri kundeba nayo mwana. Abana guys, hari iminsi twari tubakumbuye, iki ni cya kiganiro cyanyu. Murabizi ko ari intego twihaye yo kuza tubakubitamo banga after banga after banga. Ni umuriro kabisa, mukurikirana ukuntu bigiye kugenda bikurikirana. Ahangaha nakuzaniye abajene babizi ewana, bafite fresh swaga zirenze. Rero guys, ntimucikwe ewana, turi kumwe turutangiranye n'abantu bari ahangaha. Uwa mbere watwibwira? Uwa mbere ni njyewe. Iyo nagura mukobwa w'inzozi ko wavuze ko ari abantu b'inzozi. Okay guys, njye nitwa Mugabo Filime. Ingabire Betty. Iradukunda Bibiane. Okay, murabona rero ko turi ahangaha, turakeye, tumeze neza, ibintu ni fresh sana. Ahangaha tugiye guha ijambo umuntu witwa Ingabire Betty, atangira tugezaho ijambo ry'umunsi n'ukuntu bihagaze, ukuntu bigiye kugenda bikurikirana. Kandora uzana basuri burihe. Komeza bari babwiye abantu ngo barakubuze, ngaho dubabwira ibyo bari baragiye Kandi abantu nabo bari bakumbuye. bari barakumbuye, twebwe twakoze ikiganiro udahari, baratuzi. Filemo niwe utari uhari, baramumenye. Bibiane we arahahuza ntaza, ahubwo ugomba kugiteguza uduha update y'inkuru zigezweho, ibyabaye nyine ibintu nk'ibyo update. Murabona rero ko nanahindutse. Murabona ko ndi ku kaniyoroke, ndi ku karoke gashasha. Murabona ko nabyibushye. Bari baragiye he? Ndi muri honeymoon. Nagaraka abantu bari basanzwe ahangaha. Ndi muri honeymoon, murabona ko imisatsi naragabanyije kabisa. Ubu ngubu urabona ko nongeye kuba undi muntu mushyashya. Mushyashya kabisa. Rero yohana nta bindi, nagarutse na wa muhungu wanyu kabisa. Ubu ngubu turi kumwe gatanu ku kandi. Umuhungu wacu disi baramutwaye, yavuye mu cyiciro cy'abandi. Yavuye mu cyiciro. Nshaka atakiri neza, ngarabakirambi. Yarahindutse. Ari ukuntu Filemo. Baba muri geto rero. Ugiye kubabwira ngo iki? Ntihatari. Uyu muhungu ni ukuvuga ngo ngiye icyiciro cy'abantu bajya kunywa bagataha bwije, bagahita banyura kuri geto batagiye kurya. Ngiye icyo cyiciro nakivuye. Ubu ntukiburaza. Nanjye hari ikibazo mpita nifuza kubaza aho ngaho hagataha, sibyo? Nawe wavuye mu buntu bw'ubugaramakirambi ubusiribateri, sibyo? Yavuye. Ngubu uri umubyeyi, sibyo? Sobanurira, ntiwabaye muri geto? Ukora iki muri geto hatabamo intebe? Mama, muri geto hatabamo intebe, ntago waba wabonye amafaranga yo kuzigura. Kuko impamvu muri geto ikintu kiba muri geto nyinshi, haba harimo ibase n'igaro ryo kuvoma amazi yo gukaraba. Nta n'imyenda iba muri geto, nta n'imyenda iba kwa ba mama wanyu, kugira batazaba yibiba bagiye gusinda. Urumva? Ni ukuvuga ngo muri geto habamo akamatera n'ibase n'utubokisa gusa n'ijerekani, nta bindi by'imyenda bibi wabo. Iyo mutashye bwije mu bigenzo muraburara. Ni ukuburara cyangwa ukajya kucyaruza kwa mugenzi wawe. Ndabanza nkikoza kwa mene. Oya, kandi ubu utashye bwije, mugiye kunywa nk'aya masaha, muragiye mutashye nka saa 6 z'ijoro, bayagukubitira mama wawe urugi ngo nakingura uri kuri Bismart. Ndi kuri Bismart. Oya, imagine ko ari muri weekend. Muri weekend, sibyo? Ukuntu biba byagenze rero byahongeze bango igende gutembera, ndarya namara kujya nkatahangira gute. Umva rero ko ari cyo kintu nagize ute, umva ko ari cyo kintu nasigiye iki abasore.
ubwo icyiza rero cyo wabonye ubu ngubu ufite umugore Ebana harimo ibintu byiza byinshi. byinshi Mani kugira umugore ni byiza cyane. Icya mbere uriyubaha, icya kabiri nyine ibintu ibikorwa by'abana urabireka ukabivamo ugakorera amafaranga kuko uba ufite inshingano nyinshi ugashaka ayatunga famiye. Ni ukuvuga ngo ibintu byo kuvuga ngo mbonye amafaranga nk'impanuka ndagenda yariye, ibyo biba byararangiye. Amafaranga yose umuntu w'umugabo ufite, ibintu byose amafaranga y'umugabo uretse amafaranga y'umugabo nubwo cyaba igiceri cy'ijana kiba gifite gahunda kiri bukoreze kandi nziza z'urugo. none se reka nkubwire ndi kumva warakuze, hari amagambo nagiye numva ngo ku bantu bashatse abasore bagenzi bawe bakubwira, wowe nta muntu waguhamagaye ngo akubwire ati iri umusore wowe uhuye n'ikibazo. hari ahantu numvise ikiganiro bari kubaza Irene, wabyumvise? Irene bari kumubwira ngo babajije Rocky ngo namubwire ijambo rimwe, abo bari kumwe batangira kumubwira ngo byamubwiye ngo iki, we yamubwiye ngo umusore umuhana avayo, abandi ngo yihuse, abandi ngo azicuza, wowe bakubwiye ngo iki? N'ubundi umuhana ajya avayo. nawe ubona umuntu ugiye gushaka arohamye. Ukuvuga ngo rero hari ukuntu ujya mu muriro uwuzi. Ni ukuvuga ngo nawe wagiye mu muriro, urabizi ko wagiye mu muriro. Hari ukuntu ujya mu muriro uwuzi. Rero nagize ngo baba babeshya. Ni ukuvuga ngo impamvu mvuze ako kantu, urabona nka ba Irene n'abandi nkabo bari baranze gushaka. Ni ukuvuga ngo impamvu we yabikoze kuri puresha y'abantu, aravuga ati kama mbaya ndagiye reka nikubite mu muriro namutuje. Yarakuze. Irene yaza kuba ari kuri puresha y'abantu, uri kubyumva? Yari ko yashatse Aisha, sibyo? Impamvu Aisha batamushatse, Aisha nta kintu cyiza agira. Niwe wise umva impamvu abahungu bose yabise amagweja. Ni gute wajya kumushaka yarabise amagweja? Reka kandi aragiye mu muriro wuzi. Ndi kuvuga Irene kandi inzira yaganje Mariya nawe winjiyemo. Muko dukomeze. Ndi kuvuga Irene, ni ukuvuga ngo ibyo bintu ngewe ni ukuvuga ngo impamvu ngende ajya twari tugeze he? Uvuga ngo Aisha yatutse abasore. Aisha niwe mukobwa wavuze ko abasore bose ari ingegera mbere yuko avuga amagweja niwe avugaga umuntu ari ingegera. Ni gute umukobwa utukana gutya? Reka nkumvishe uburyo atukana, reka mbikumvishe, urahita uvuga se uyu ni umukobwa. Ijwi rye ntabwo ari indirimbo, aratukana handi yatukanye nawe nkabikantera ubwoba. None se muba yatutse bose ngo igweja, hari uwabaye igweja? Nase wowe ni gute ujya guhangara umukobwa? Icya mbere yavuze bwa mbere ataravuga amagweja, yese abahungu bose ingegera. Bwa kabiri abita amagweja. Ubwa gatatu aravuga ngo hagenda imbwa ntihagenda ki abagabo. Ibyo si we wabivuze? Hagenda imbwa ngo ntihagenda abagabo. Ibyo bintu nubwo waba uri Irene Kaja umukunda aho warengaho ukayakumuzana gute? Niyo mpamvu uriya we yabivuganye umutima mubi. Yabivuganye umutima mubi. Oya nta mutima mubi yabivuganye. Reka ungana utyo, undi muntu agutwaye ni uko yaba akurushije ubwenge. Ni ukuvuga ngo rero umugabo aragutwara amafaranga adabana gutwara. Bagutwara none se buriya mu diaspora njye mfite umusheri wanjye. Ntabyo aba diaspora. Nawe ufite umugore, reka nkubwire nawe ufite umugore mu diaspora akaza agatereka hari $1 yagutwara ukemera? Reka njye ntabwo yanshaka. Rero ntiyavuze nibyo ntimujajinge. Ariko abantu benshi barabashaka muri iki gihe buriya. Hari abantu benshi babashatse, sibyo?
Nese Aisha uri kumva ataramenye ubwenge rega birana muvuze ngo Irene ntiyashaka Aisha. Aisha ni umukobwa mwiza. Ariko Aisha reba ukuntu azi gukina. Rega gukina si ibintu bikora. Nese kuba kintu uri umukene gukina ubundi uri umukene byo bimaze. Nese ni umukene hey. Nabyo. Reba ukuntu abasane umuntu ujya Dubai aba ari umukene. Ahibwa Aisha yagiye Dubai we. Yagiyeyo. Honze yagiye nawe ntabwo uzi ko yagiye. Yagiye Dubai. bari bamujyanye kumukinisha filime ntago yagiyeyo yitegeye icyo mujyemo kimwe. Ubwiwe n'iki ko yatagiye. Ayo makuru ngenda yafite. Filime bageneye Dubai ari filime yari yasohoka muri za Dubai nayo. Nta yari yasohoka atagiye mu butembere. None umuntu washobora kwishyurira visa akava mu gihugu akajya mu kindi. None ushaka wowe kutarajya mu Burundi. Aya mani handinde. Mani handinde mu Burundi. Mu Burundi kubera? Oya. Mu Burundi bamana. Yenza ndi kuvuga tego gose. Tego gose. Gomu. Mu Burundi mani barumva ngo na brage zibayo. Oya. Uganda. Andi ariko wagiye Uganda wenda najyayo nkareba ariko mbese ewana ubutaha tuzaza nge nzabakorera ikiganiro nageze Kampala. Uri kubwira abantu bumva ariko tuzatubireba. Mbese ko twasanga buri munsi uzajyayo nzajyayo nzajyayo mu iturize. Bari wagiye twari turi ku kiganiro ngo umuntu ngo avuye mu Rwanda akajya Dubai ngo ntafite amafaranga nawe byemeza ko Aisha atagira amafaranga niyo mpamvu Irene atamushatse. Ahubwo impamvu inyamukuru Irene atashatse Aisha ni uko Aisha ni umusiramukazi kandi Irene ni umumanza ari umuporotesi. Uretse n'ibyo ngibyo kuba uri umuntu muri inshuti cyane gukorana nawe uburenganzira bwo kubana nawe ntabwo bivuze gukunda nyine yari inshuti. Ese ubundi abayisilamu si bashakana n'abandi bantu? Oya uba wishe idini uba wishe amategeko y'idini. Abashakanye n'umuki arya bya bafite ngo iki abapagani abasilamu babita ngo iki Abaki? abapagani abayisilamu babita mu rutaro muziramu abakafiri. Umukafiri kugira ngo nako kantu nashaka ubundi nuvuga ngo impamvu Aisha ariko n'ikindi nubwo muri kuvuga ngo Aisha ngo ntiyabana na Irene ngo Irene yamwata. Irene yikondera amafaranga cyane. uriya mukobwa ni umunyakanada. Urabizi neza uri mu diaspora. Uriya ni umudiaspora. uriya mukobwa uramubona mu Rwanda. Uriya mukobwa nanjye n'ubwa mbere nari mubonye diaspora we. Nawe yikundiye udufaranga aravuga ati utwo mvana ahandi tuhagije. Ako umuntu akoze ubukwe n'umunyafurika muri iki gihe sigaye ari intwari Mandela. Kuko abadiaspora baragwiriye. Umukobwa uzashakana n'umuntu utari umudiaspora w'umunyarwanda cyangwa w'umurundi cyangwa utaturuka mu bindi bihugu azaba ari intwari. Uri bize nawe ushaka umugabo w'umudiaspora. Yani ariko ngo abadiaspora abari buba barikatira abaha indobo yani waza agaciro k'igihugu ntabwo ajya gushaka diaspora. Mbonye pe afite gahunda ashobotse. Nta mukobwa w'abadiaspora ntibakakubekerera. Umuntu wanga ifaranga none se abigize n'ubundi ugasanga ntashobotse. Nibyo ndi kuvuga ubundi bazahera kwishiga bakeneye abadiaspora. Umva rero mbabwiza ukuri nta muntu ugira amafaranga udashobotse. Ntawe abaho never ntago hatunga amafaranga. Nta muntu fire tubivuge tubisubire nta muntu ugira amafaranga udashoboye kandi utanashobotse. Abantu bose bafite amafaranga baba bazi ubwenge. Ufite amafaranga nta kintu wananiwe. Bose baba bazi n'ubwenge. Reka duhe ijambo noneho abidescribinge avuge uburyo umuntu ufite amafaranga ashobora kuba atashobotse. Akira tubwire. Umuntu udafite ifaranga aba adashobotse. Oya nyine reka njye sinshatse kuvuga urumva hari igihe abadashobotse da gute se mwebwe ntabwo muzi imico y'abana badashobotse. Reka nguhe urugero ukabona kumva umuntu ni mukuru cyane njye wenda umusaza rukaza rukambwira kuko ari ufite amafaranga kandi bano baba b'abadiaspora bagiye hanze aba ari ibisoza bashaka kutwana tukiri duto. Ubwo njye kwikubitaho igisasu umuntu ungana nanjye yewe we ngo ni ukubera amafaranga ubusa bashobotse igisaza noneho uzakurwariye hindwa z'abakurambere yatarwara za rusoka ikibare ari hanze nyine mbona ari umusore ushobotse. Ubuse niyo azungurwa n'abapfumu yabakuraho ubu ngubu. Mwa bakobwa mwereka mbaha inama abakobwa mukunda ibisaza ngo ni uko ari amafaranga. Biriya bisaza
usanga gihirima aho ngaho bitewe n'umugongo cyangwa ugasanga afite za ndwara za rubagimpande z'imiki n'ibiki mbese ibirwara byose cyangwa ugasanga aracyafite bya bindi arya biriya by'imirage n'ibiki biriya bakuraga muri basogokuru za nyabingi za karande. mwa bakobwa mwe mwihane iyo mushaka abantu mungana nawe no kiriya gisaza cya korora rimwe kikagwa aho ngaho gusa nyine kirakorora imitungo nta n'ibiba bireba. umunsi mwa bakobwa mwe uzasanga uri kumwe n'igisaza ukabona kikuguye hejuru kikuguyeho uzasobanura ngo iki mureke mbabwira abantu bajya bakora ubukwe hari abantu bakorana ubukwe n'igisaza urumva cyagiye muri sare ajya kwicara nyine bakavuga ati harya mu bukwe byava ngo mucakabone wowe ukicara we mugeni kuko uracyabishoboye undi cyarusoka kigahita kimufata mu mugongo kwicara bikanga ako kanya tubyirengagiza bawuza ziba ziri hafi aho ziramumanura rwa rusazi iyo ugiye gutembera urusiga mu rugo urubwiye ngo iki ugiye mu masengesho sigara ikibwiye ngo ugiye mu masengesho nasa kibwira ngo urasohotse gusohoka cyita kivuga ngo ugiye kuraba mungana ahubwo bavuga ugiye ku rusengero kandi akuze udasenga uringurutse aho yirirwa izerera ababwiye ngo ngiye gusura inshuti zanjye kugira gisigare gifite umutekano kandi kiba kigufuhira gishaka abo mungana kiba kigufuhira ibisaza nka biriya biba bifuha cyane noneho igisekeje muri ibyo ntabwo wajya umuzanira inkuru wakuye muri kominote ngo uzimubarire ntaba akizumva abashaka kumva amateka y'ibihugu uko byagiye noneho ibintu byo abajya mu gitondo bakibagirwa ko barashakanye n'ibisaza amafaranga niyo ya mbere uko byagenda kose uziyemeze kiguterera ubaga impande ariko ubona amafaranga ahubwo inama nakubwira gishake nurangiza noneho ugishake urumva ashaka icyo gisaza narangiza akore bije y'imyaka 3 avuga ati buri munsi nzankigaburira ibiryo birimo situruwaya kirangiza kigende gipfa buhoro buhoro imitungo namwe mugenda mwandukuza bihita bikuza imyaka 3 uziko gikorora ukagira ngo baturikije urutambi warumva abantu baturikije urutambi ho ntabwo nagishaka ngo nshaka kukica niko nabyemeye nemeye niyo bitungo nacyanga niko nagishaka biri kureba hano ariko bishaka byasigaye numva igisaza kiba gifite inoti afite umukobwa ushaka igisaza umukobwa ushaka gufata iyahuye umuntu ufite sogokuru we rwose akaba akeneye umusheri aramufite ashaka kwiyahura ahubwo gushaka umuvuzi gakondo ibyo hano ntabwo zabaryoha kujya mubona twahereye hejuru bibi ayitwaye afite ikirwara kiri kumusoka afite cya rusoka za rubaga impande zimumereye nabi ibisaza bakunda amafaranga nk'abantu mwe mwashaka akazi mugaragaza rero guys twari tukiri muri introduction mwumvise ko hano hari inkuru nyinshi zimeze neza iyi ni introduction y'inkuru tugiye kubaha urumva ahangaha ngiye gutanga challenge ku bantu bari ahangaha ngiye gutanga challenge kuri buri umwe uri butsinde ahantu ndi bumujyane hari inyuma muri Bismart muri cafe ahantu ndamujyana hari utuntu bakoze dushyashya amandazi ijana we ngiye gutanga challenge ko muri Bismart Cafe Resto iba ifite ibintu byo kurya byiza no kunywa ngaho mukomeza challenge utsindwa aratugurira utsinda oya kandi umuntu uri butsindwe nyine ari buri bwishyure ntacyo ni buri butsinde okay ni kukubaza uzi abaperezida bangahe bo muri Aziya sunzinze nahere nta n'umwe ibintu bizanyute aka kanya ngo muvuge Kim Jong Un urumva arakimbashije ariko ntabwo ibyo kiganiro n'abantu bakibonye urumva ngiye kubakubwira ubu ntabwo bufite kuko amafaranga yawe ugiye uravuga bangahe ubundi namandaza ngahe
uravuga barindwi urayavuze kandi sonde azifite ibihugu bingahe igizwe n'ibihugu bingahe azi nicyo kibazo. Okay, nta nubwo mbizi njyewe dutaruka ku Mwumvise icyo cyabaye. nanze kurya amafaranga yawe ndakubabariye. Ahantu tuba ahantu turi Yego Bibiane turi muhe mudugudu. Turi mu mudugudu. Umudugudu wa Munini. aratsinzwe njyewe umudugudu wakagera ni njyewe Mudugudu Umudugudu w'Akagera. mudugudu gutakikorana Nakagera mudugudu wa Nyenyeri. Nyenyeri naraguru abantu batuye impamvu barabiza anga mu nkambi. Oya umva Mu nkambi Kagera reka mbabwira Nyenyeri ni ukuvuga ngo iyo bagiye kubara umudugudu wa Kagera urabona mama ya kabiri aho barakubesha ntabwo mu nkambi yagabanyije umudugudu twese hano turi mu mudugudu wa Nyenyeri. Reka mukabeze njye narimo urabona ara etage mama business center inyuma yayo gusubiza inyuma hose ngo muri Kagera ara mama business center no ruguru mukabeze urumva inyuma ya etage yose na hano hose nano dutuye ni Kagera muri Kagera ngo Bibiane yagize yatsinzwe natsinze. Yes yatsinzwe natsinze njyabivuze kandi buri wese ndi kumubaza iki muso kurya yawe biragoye buri wese ndi kumubaza iki uranyeneye buri wese ndi kumubaza iki urumva ubwo tugeze kuri filime yego filime ubu ngubu tuvugana natsinze pe urako umwana ari oya kugura ndamwishyuza oya nandi kubaza Bibiane ubu ngubu tuvugana nona turamutse Kalisa n'Abeli urumva baba barashatse abagore bavukana. Kalisa n'Abeli baba bafitanye irihe sano? Kalisa n'Abeli barashatse abagore bavukana baba bafitanye irihe sano? Kalisa n'Abeli barashatse umugore umwe abagore bavukana arya bita ngo kiwe abasanzire babita ngo iki wakimenya mama ya uyu munsi nese hori kwemeza yangwa nibyo bandi oya uri kwemeza uri kwemeza ni Kinyarwanda urumva nabasanzire nawe mbaza nabasanzire je ntabwo ariko binkura wagitsinze nawe ngo urenda hazo umuntu w'umugabo agurinda ndaguhemba akira mbaye gushimiye taragura ndaguhemba agashimwe gaho namwe nkubaze ese uranda kubaza ikiwe gusa ikibazo ibintu byose arabizi nibande umwana ntashobotse uyu nguyu mumbaze rwose kanze ntekereza ikibazo ku buryo cyamwemeza musore ikibazo ngaho kubaza mbarize nk'icyo muri 90 ibintu byose ibibazo babazaga bande no muri histoire natubwire umusozi muremure ku isi apo Everest uwo muri Afurika uwo muri Afurika bahita Kilimanjaro natubeshe Himalaya nuwahe Himalaya ntabwo ari Himalaya shiraho tusacinga rero mureke nibukiriza abantu rero bantu mudukurikiye ntabwo ari cyo gusa muri Bismart tubafitiye Bismart studio umuntu ukeneye amafoto meza umuntu ukeneye ko tumufotora mu birori mu anniversaire mu bukwe yewe se n'ibindi byose ibirori byose waba ufite turagufasha dukora live streaming urumva tukabakorera video ndetse n'ibindi bintu byose n'ahandi bibera ni muri Bismart tukaba tubafitiye n'ikintu cyo bita internet ya 5G yihuta irusha de flash kwihuta urumva niba bakubajije ikibazo nk'iki rero kikagucanga twe tuba dufite internet direct bita tubisacinga tukabireba iterambere ryaraje rero Everest wabibonye ko ari Everest neze zingiyo ngenda tsinze oya ariko naniyo yitwaga ko yarahindutse nturi kureba Himalaya muri Nepal umva muri Nepal nyine oya umuko nanditse ngo the highest mountain in what is Mount Everest which stands at an elevation of imibare ntago nayize above sea level it is located in Kumburi region of
the Nepalese Himalayas and is recognized by Wabonye ko ari both ebyiri China and Nepal gusa nibyo nyine ahubwo twari muri Everest ariko wumvishe ko nagize ute ariko Kilimanjaro nayo uwo mu Rwanda ni Karisimbi icyo cyo ntabwo wakitubaza igihembo cyanjye cyabonetse nko muri Congo ariko urajya ugenda wongeranya ariko icya mbere cy'indazi ya mbere yatsindiwe ntabwo ari indazi bro ntabwo ari indazi bro ibyo mbivuze mu rwego rwo kwamamaza nta muntu w'umugabo urya indazi bafite amandazi aryoshye urumva wa mubyeyi we watetse igikoma cyangwa se icyayi hano mu nkambi umwana wawe utuma mu gikoma cyonyine niyo wamukubita igikoma cya kawunga ariko ari indazi nziza ewana umwana agenda avuga ati indazi zacu zihumura parufe ukuri kw'Imana zino ndazi zacu zihumura parufe zigabanya stress urumva umunaniro zikongera imbaraga zongera akanyabugabo nimba mubishaka muzaze muryo mwumva amamaza ikintu byanyabye ku buryo umuntu yaguha ikiraka njyewe ngiye kwamamaza ku buryo ahita ubona ikiraka cyo kwamamaza direct umuntu akumvisha musore nabanze yamamaze ndakuri namamaze no gutsindira ibihembo amamaza uri mu mana mfasha namamaze neza babazaniye muri Bismart muri Bismart yakubereye internet imeze neza ndakwinginze wa muntu we munyarwandakazi wa muntu uraho uri hose ufite ikibazo wabaswe no kugira internet igenda nabi wabaswe no kugira udutelefone twa make ngaha dufite telefone za Huawei zimeze neza zifite 5G izi telefone zihumura parufe izi telefone zigushakira umusheri nkubwije ukuri ko izi telefone zimeze neza muri Bismart si cyo gusa bagufitiye akaguru k'ihene n'ak'inkoko ku bihumbi byawe bikeya ikibazo cyanyu murakennye umva mbabwiza ukuri muri Bismart si cyo gusa harimo abakobwa beza baseriva uwitwa Divine we mva ntakaza mutwe ameze neza harimo bamucoma ameze neza harimo abafotogarafe hari uwitwa Filemo Pro aragufotora hariya ugahita uhinduka ukagira ngo waremwe bushyashya umunyarwandakazi aho uri hose waba ufite ubukwe waba ufite ikiriyo waba ufite bidi turakwinginze muri Bismart ibintu byose ukeneye by'ikoranabuhanga bikorerwa muri Bismart ngiye kwamamaza nk'abashefu murahita mwumva ngiye kwamamaza rero nijye ugezweho rero mureke mbanze mvuge kuri musore gato hari abantu bamamaza nko mu isoko ahantu bacuruza ibijumba ngo tufite ibijumba binini by'umutuku ibyiki wamamaza nk'abaturage urumva ngiye kwamamaza nk'abantu bari professional amamazing urumva twagiye rero ngiye wihembo uri umujaji urajaji ngo watsinze neza we mureke kundeba cyane ariko ngiye kwamamaza urumva akareka ngese mwana muri kubwira vuga okay ntago ariko abantu bose bamamaza vuga urumva bose mwamba bare muri ikibazo cyanyu rero mufite pressure vuga twumva udutwara umwanya time is money bro time is money okay waba warabuze ahantu ukura internet imeze neza cyane ibyo nabivuze none se sindi kwamamaza ibintu biri muri Bismart wabyumvishije ntavuze nuko uvuga ibyo utavuze mama name banza uvuge no waduhaye banza wumve ariko no waduhaye iki byose bivugaho dukeneye sound imeze neza yes iri hit waba warabuze okay Muso windeba cyane bano kunda rugo. Nindeba cyane nyine. Hano uri kugira ngo byapfuye. Mubwire. Ni byapfuye. Ngira bafite isoni. Ahubwo umujana ari kundeba nabi. Kuko ufite umuseriveri witwa Divine. Uri mu bintu gukora ibintu. Ntago utekereza ngo uyandebye uyambuze ukaguza. None kuri social media ibyo ngibyo ahubwo bikore musore ntumwiteho mufate nka utanamubo. Okay. Wowe wikorera akazi kabyana amafaranga. Okay. Twagiye rero. Waba warabuze ahantu ukura internet yihuta cyane. Nta handi ni muri Bismart.